nizere ko hano mumeze neza. Yes, meze neza cyane. Babandi bo kuri YouTube bari he? Labaguchi. Babandi bo kuri YouTube bari he? Bari he? Bamwe umva. Ndabazi. S'il te plaît. Babandi bo kuri YouTube bari he? Hanyuma mbere yuko mvuga, please stop. Hari abantu muri bwandike hano nk'amagambo ntakeneye nkaba block. Yes, nkaba block rwose. Thank you. Nanja ko kazi ndagakora pe ko kubabloka. Awi ndababloka. Yes, ndababloka. Akazi ko kubabloka agenda gafite. Akoko ndakazi cyane. Yes. hari abandi ku bugoryi hano. Nje nta muntu ndibuze kugira ikintu na kimwe muvugisha ariko ndababloka. Yes. We ndababloka muze muri fake account. Yes. Cyane rwose. Oya yago ko njewe Jihad ndababloka. Niko kazi nanjye ndi bukora. Kuko ndakanuye gutya. Uku ntago nanjye akazi ko kubloka ko nkazira. Bon. Ngiye gutangira live ariko nubundi nifatanya no kuyibloka. Nibo ndiho rwose. Nibo ndiho pe ntuvunike shu. Ntuvunike rwose nibo ndi kubloka. Yes. Nguko ubu nanjye nkanuye gutya ndababloka pe. Yes. Oya bobo ndabiborokera hano rwose. Muze muceceke mwumve. Sinzi n'ibitekerezo byanyu tuba twabibonye. Bamwe murandika n'ibiki byose. So hari ubu nanjye ndakanuye gutya. Ndakanuye uku. Oya ntago byashoboka ko uboroka wowe. Ninjye uboroka ko ninjye wa hostinze live. Ninjye wayihostinze rwose. Mukomeze muze muhereza abantu ino live. Please musharing ino live. Ikindi ntihagire umuntu utukana. Ntihagire umuntu utukana. By'umwihariko ntihagire umuntu utuka umuntu wundi muri iyi live. Ahubwo utuke njyewe. Please. Ndabasabye. Ntihagire umuntu uza gutuka umuntu n'umwe hano. Ahubwo ushaka gutukana atuke njye. Kuko njye nta ribi. Mba mfite n'ukuntu mbatwara. Ariko undi we ashobora kuvuga ati mwaje murantuka. Kandi njyewe ni njyewe wiyiziye aha. Nta wundi muntu nazanye nawe hano. Ya. Sasa ibijya gushya birashyuha. Kandi bijya gucika bica amarenga. Bijya gucika bica amarenga.
mbere yuko nkomeza no gukomeza no kuba brokeniwe, ndashaka kubanza kubwira abantu bamwe. Ntago ndamenya ubusobanuro bw'amagambo yitwa big energy. Muranyihanganira kuko abo nibo ndibuze kuza kubroka kuko maze kubona ibyo mugamije. Please ndagira ngo mbanze mbibabwire hakiri kare. Ndibuka iyo nsomye amateka, hari ijambo kera ryakoreshwaga bitaga ngo intera hamwe. Mu Kinyarwanda byari bisobanuye gushyira hamwe mu gutera intera imwe. Mwibuke ko ubu byaje kwangizwa n'abantu bamwe. Ubu iri jambo turifata nabi cyane, you get, kandi kera nibwo bwari ubusobanuro bwaryo. None ndashaka kumenya izi mbaraga izi big energy ni izubaka, ni izisenya, ni amatiku, muzi icyo bihatse you guys? Kuko iyo ndebye nk'ibyo, iyo umuntu yica, niyo mpamvu nababwiye nimvuga ntihagire utukana. Agakayinda gafite hano ntihaze kugira umuntu utukana. So mumbabarire ntihagire utukana, kuko ntabwo nkeneye kuva ngo kuri live ni ya jihad ngo abantu baratukanye. So niyo mpamvu iri jambo mu gihe ntararyumva ubusobanuro bwaryo, please hano kuri live yanjye stop, kuko namaze kubona iyo habayeho gutera habaho intero hakaba n'inyikirizo. Mbasubiriremo ubugira gatatu cyangwa kabiri. Abantu bandika ijambo ngo big energy, please nanjye ubwanjye nshobora kurikoresha namaze kumenya ubusobanuro bwaryo, ariko hano muraza kunyihanganira kuko ndaza kugenda mbabrokinga kubera ibi bikurikira. Iyo somye mu mateka, sinzi nimba namwe mwarasomye, ijambo kera ryakoreshwaga ryitwaga intera hamwe. Mu Kinyarwanda ryari bisobanuye gushyira hamwe mu gutera intera imwe. Mwibuke ko kugeza ubu ryarangijwe, ryagaragaye nabi bitewe n'abantu bamwe. Turi kumvikana? So rero muramenye mutazajya mugendera mu bigare nk'ibi. Ibi big energy ni ibyubaka, izi mbaraga ni ibyubaka, ni ibisenya, ni iby'amatiku. Mbese muzi icyo bihatse? Ndibaza umuntu rero uri bwongere kuryandika hano, please sindamenya ubusobanuro bwaryo, kuko nanjye nimbumenya nzaryamamaza maze kumenya icyo rihatse. Mu gihe rero ntaramenya ikintu rihatse, hano umuntu wongera kuryandika guhera ubu ngiye gutangira live ndamuburuka. Okay, twagiye. Mu minsi ishize havuzwe ibintu byinshi, hari ibintu donc hari inkuru zaciyeho, izindi ziraza, izindi zirataha. Bamwe na bamwe tujya ukabireba bintu ukabisuzugura, ariko mwana yarirutse arenga iwabo. Hari igihe uvuga, hari igihe uvuga ukavuga nidahiye. ukavuga nidahiye. Kuvuga idahiye bifite ubusobanuro. Bon, ndinjira neza cyane, nge ntabwo ndi buca amarenga, kuko findi ijyana na findura. Turavuga ibihari.
iyo mwicaye mu bitangazamakuru byanyu cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zanyu, buri muntu urwo yafunguye bitewe n'ubwo yiyumvamo, tuvuga byinshi tukumva byinshi, ariko buri muntu yikuriramo ibye, cyangwa abantu bakumva ibyo bagomba kumva bakagira n'uko babivugaho. Umunyarwanda yaricaye arihorera, aravuga ati ndambe ndore. Nge sindi buze kuza guca amanega kuko mwese mwavuga mwandikaga ngo ariko ngo ko bande bafite umwanya wo kuvuga se, umuntu agira content. Iyo wabuze content rero uba bavugirije. Iyo ufite content nk'ubu hataza no kugira uvuga ngo Jihadi ngo yagiye ngo yicara ngo kuri YouTube ngo avuga ibi ngo yashakaga gutwika ngo yinjize. Oya my friend, oya. Mfite content ya YouTube, mfite content ya social media zanjye. Donc ibyo bikora umuntu, abantu cyangwa se umuntu udafite content. Kubera iki? Turaza kugaruka ku bintu bikurikira. Nimba umuntu hano yicaye, reka tugaruke ku muntu witwa Yago. Cye ntago nzi guca amarenga. Yago kwiriza byo si ibyo birirwa babaririza, uririza rwose. Kandi reka nkubwire, nturi bucura muri iyi mihanda, nturi n'imfura, nturi n'ubuheta, uri umuntu nk'abandi rwose. Kuza rero kuza ngo abantu ngo bafite urwango n'ibiki, no mu mategeko y'igihugu nta hantu harimo ngo kunda umuntu, ntaho. Ariko harimo ngo ubaha umuntu. Nta muntu waremewe kuza gukunda abantu muri iyi mihanda cyangwa umuntu muri iyi mihanda. Ntawe kuza kwiriza ngo abantu barakwa, ariko umuntu yangwa, umuntu aragenda akangwa n'abantu bo muri social media hafi ya bose. Kweri mupfikize, ikibazo gihari ni iki? Kurangira nguku. Hey, narababwiye ntihari gihe muzatwika. Muzi noneho n'ijambo ryitwa gutwika. Ijambo ryitwa gutwika, mushaka muzanaryihore kuko rifite amateka atari meza. Kera hari radio yitwa Rutwitsi, turumvikana. Biranatangaje kubona umuntu yicara akavuga ngo genda Rutwitsi. Alors ngo nde utwika hese kwande? Kera hari radio, iyo usomye amateka yitwaga Rutwitsi. Iyo radio ifite amateka atari meza. N'ijambo gutwika mujye mubyitondera. Ariko hari n'igihe utwika ukanitwika. Hano mu gihugu cy'u Rwanda turi muri social media twese. Ntago umuntu aravugwa ejo akatukwa, twese turavuga. Ejo ukavuga undi akavugwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndashaka kubaza impamvu ikibazo Yago uhora uvuga ngo abantu ngo barakwanga. Yago ninde waremewe kugukunda mu by'ukuri? Ninde nibande? Urukundo ni inema ya Nyagasani. Umuntu yafite iyo nema akunda umuntu akiyumvamo umuntu fine. Ariko no mu mategeko, ariko ufite uburenganzira bwose nk'undi nk'abandi bose bwo kubahwa. Kuko no mu mategeko nta hantu hari ngo kunda umuntu, ariko hari ijambo ngo ubaha umuntu. Kuzana ngo abantu ngo bazanye urwango ngo baranyanga. Wakwikunze
ninde waremewe kuza kugukunda koko? Umuntu abantu se baragukunda barakubyaye? Nta muntu waremewe gukunda undi. Nanjye ubwanjye nta waremewe kunkunda. Nta tegeko, uretse nta n'itegeko. Nta tegeko rihari rya gusaba ko wankunda n'undi muntu wari we wese. Ariko hari itegeko rigutegeka kunyuba. Kuko urukundo ni inema umuntu ahabwa na Nyagasani. Twihuse cyane. Ibiganiro byakozwe, amaspace yakozwe, amajwi mbabwire ku ijwi ryanjye ryasohotse ejo bundi, ninjye washatse ko rijya hanze. Nuko ryasohowe n'umuntu ntashakaga, ariko nawe numvaga yabikora. Ni umukecuru witwa Nuzenya Jeanne wo mu Bubiligi, kugira ngo mbaprovingire kabiri kanga se mwibwira yuko ntagira ama voice note. Mbaprovingire neza yuko kuva nagatangira no gukora ibiganiro nta munsi numwe n'uyu numwe ndicara ngo nemeze ikintu runaka. Iyo ari amakuru mujye muzana amakuru ashingiye ku bimenyetso, nta foto nta cyabaye. Twihuse cyane. Muracyashaka gusibanganya ibimenyetso by'ihohoterwa umuntu witwa Dabiju yakorewe. Noneho hakaza ngo abantu ngo baravuze. Iyo umuntu avuze ibintu bigize icyaha, RIB iri hano iramufata, cyangwa namwe mukaza mukabinenga bitewe n'imbuga nkoranyambaga zanyu, mukagira gute mukabikoraho. Mwumve ukuntu rero Yago yatangiye, mwumve depression ufite aho yatangiriye. Muribuka kera, duhere twibukiranye igihe bajya gusezera Iva Buravan muri ka Kigali. Mwibuke umuntu witwa Yago ndetse na Marina n'abandi n'undi n'abandi bari bahari bangiwe kwinjira aho uwo muhango wari uri kubera. Munkurikire neza. Yago arangije yikubita kuri Twitter ati polisi y'u Rwanda ni gute mbuza kwinjira gusezera ibiki n'ibiki. Barangije bati, murabyibuka ko twari turi muri covid, bati hari gahunda, hari umubare, si wowe wenyine uri aho hanze, kandi n'abari aho ngaho baragira gute baragufasha. Yarakinjiye. Nyuma bidateye kabiri yaraje aricara asesengura avuga yuko amatariki yatangajwe yapfiriyeho atariyo famiye yatanze, atariyo. Murabyibuka mwese ukuntu mwabinenze. Arangije icyo kiganiro aragisiba. Nimba ibyo byose muba mubyibuka uretse kuza mukagendera no mu Kigali. Njyewe kuba ndi hano ndi ku bintu bigera kuri 3. Umuntu kumva ngo yavuzwe, ngo runaka bamututse, ngo runaka bamuvuze yari yicuritse aha, ngo ibiki n'ibiki. Dufite amajwi yawe uri kurangira umukobwa ngo ajye gukuramo inda ahantu ku kadispanseri. Dufite amajwi uri gutuka Dabiju, ari nabwo yagiye kukurega. Intego ari ukugira ngo umwishyure. Noneho abantu muri kwibaza ngo icyo kibazo kuki kitasubijwe, ndagira ngo mbamenyeshe yuko jewe biri mu buri hari ukuntu kurikirana ibintu. Telefone za Yago zarafashwe, bazirebye basanga nta video yigeze yohereza. Urumva result ikintu byatanze, nta video yigeze yohereza. Ariko bareba muri telefone ya Dabiju bagasanga yarohererejwe ama video. Ubwo muri kumva ahantu ukuntu ibintu biri kugenda. None turaje turavuze ngo ibyacana si rimwe si kabiri wiriza. Nimba iyo cana uwayitwa yaragaragaye, yaranaje avuga impamvu yatumye ayitwara. Muraza mwijundika abantu, muraza mwikorera abantu, ibyo nta kibazo gihari. Murangije mushyiraho ikintu cyitwa nk'abakomisiyoneri ngo baze bavuge ibiki n'ibiki byanjyahe na mvahe. Reka duhere kuri iki ngiki. Mu Rwanda dufite igihugu kigendera ku mategeko, nta vangura iryo ari ryo ryose, akarere, isura, indeshyo,
idini n'igitsina. Buri muntu afite uburenganzira bwe mu Rwanda bwo gukoresha igitsina cye uko abyumva n'uko abishaka. Nta uguhagaze hejuru, nta n'induru n'iki. Iyo mwicara ngo abatinganyi namwe ngo yego ngo baragapfa baragashira, oya shushu, abashushu, oya rwose. Nta muntu wo gupfa hano muri kino gihugu. Ntawe. Nta vangura iryo ari ryo ryose. Nimujya muri constitution y'igihugu cy'u Rwanda, ingingo ya 47 ibisobanura neza cyane. Mujye mu mategeko musome, mujye mureka kuza kuvuga ubusa. Ku buryo haje gushyirwaho abantu ngo baze bashinja abantu. Nitugaruka tubwizanyije ukuri, nk'uyu mwana w'umuhungu nagiye kumva nkabona mu bitangaza makuru hano muri iyi mihanda, niko uyu mwana w'umuhungu waje azanye amafoto ya Brian, muri shuwa neza ko babanaga cyangwa n'abantu bahuriye ahantu runaka. Hanyuma rero nanababwira ikintu cyo kwifotozanya n'abantu, mw'abantu mwe b'abastari, kugenda bamubonye mwese baza bifotoza. Hehe, icyo nababwira cyo mubihagarike, kuko dore nibyo bitangiye kuza. Umuntu akaza ngo mwarabanye nta naho aruku we. Noneho muze mwumve amagambo uriya muhungu we ubwe yivugiye ari gusaba imbabazi DJ Brian. Kubera iki? Nta hantu na hamwe baziranye uretse guhura. Ntago ari umuntu babanye n'ibiki byose, nta nubwo yigeze ari inshuti ye. Iyo aba n'inshuti ye muba mwaranamubonye mu bihe bitandukanye. Ariko kubera umuntu araje ngo twifotoze, we ntugabanye n'utwo dufoto mwifotoza. Ejo n'ejo bundi tutazabakoraho, mukanya ndaje mbakinira amajwi. Ejo bundi baricaye ngo abantu ngo ni inyangarwanda, tuvugisha ukuri guca mu ziko ntigushye. Tuvugisha ukuri guca mu ziko ntigushye. Descartes nimugenda ko mwamukurikiranye kuva kera, yahereye ryari kera na ryari asapotinga umuziki wa hano mu Rwanda, agapostinga buri muhanzi wese umugannye. None inyiturano muri kumuha ngo ni inyangarwanda kweri. Mukicara mukita umuntu inyangarwanda. Ariko ko mwigize abantu bakunda igihugu cyane, iki gihugu gituwe na miliyoni zingahe? Ubwo umuntu aricara kumva ko ari ukunze igihugu cyane, we nta soni. Ntago yasapotinze abahanzi hano, ntago mubizi. Niryari yigeze akora ibiganiro cyangwa se akora na live ari gusebya u Rwanda? Umuntu nimugirana ibibazo umuntu mukaba mwazirana, ese ubu nkubaza, umuntu niyicara kanyanga cyangwa azinduka nanze umuntu, bivuze yuko nanze igihugu? You guys, mwarangiza ngo abantu ngo urwo rwango ngo ubu nubyuka wanyanze nzavuga ngo wanga igihugu. Mu byukuri none se wavukiye ku nkunda? Oya, ntabwo wavukiye ku nkunda rwose. None se nkubaze, gupostinga gahunda za leta bisobanuye gukunda igihugu? Mana nyagasani, gupostinga gahunda none se buri muntu ashobora gupostinga bitewe nuko yiyumva? Ubu twese tuzajya tubyuka twapostinze ibintu bimwe? Ntabwo bishoboka. Dufite imbuga nkoranyambaga, nibyo dufite ku mitima biratandukanye cyane, biratandukanye. Hanyuma tujye kuri Godfather. Godfather watutswe
ku buryo ni Godfather ko amaspace akorwa. Ese bivuze nimba umuntu utaziranye nawe bisobanuye yuko igihugu cyose kitamuzi. Godfather hostinga n'umuvunyi mukuru agahostinga abayobozi bakomeye. Ni gute umuntu yahindukira akajya kuba inyangarwanda koko? Mu by'ukuri tujye tubwizanya ukuri. Murangije ngo sinzi nimba avuka mu Bigogwe, murangije ngo muravuga ngo yagati ngo n'umugogwe, ngo abagogwe s'abanyarwanda. Mwabantu agace kitwa mu Bigogwe kari hano mu Rwanda ntagaba gatuye ari abanyarwanda. Niko abasirikare bacunga umutekano w'igihugu barinda na bamwe mu bayobozi b'igihugu. Bamwe na bamwe iyo hagiye kujya abantu mu gisirikare ntago mu gihugu cyose haturuka urubyiruko rwinshi ntago ruturuka mu Bigogwe. Mwarangiza ngo abagogwe ntago ari abanyarwanda. Mwarangiza ngo yego ngo big energy ngo abo bantu ngo ntago ngo bemewe. You guys ngo wani shitani ngo abo kuko ngo ntago mubazi. Niko mutangiye kuvangura uturere. Ariko bamwe baratukana hano muri iyi mihanda. Jean Paul yaratukanye, ariko narababajije mwazanzaniye igitutsi mukakizana mukanabizana hano mukagenda mukabitangira ikirego. Ibitutsi natukanye nkagenda nkabifesingana nabyo. None umuntu akicara ngo abagogwe ngo kwanza si muri abanyarwanda. Alors umutekano dufite hano mu gihugu, nujya no kureba abantu barara ku mihanda bacunze umutekano, bamwe baturuka hariya mu Bigogwe. Nta gace kagize igihugu cy'u Rwanda nk'uko wakumva mu Bugesera, muri Mutara, Rwamagana n'ahandi. None mutangiye no kuvangura uturere, kandi mu Rwanda nta vangura iryo ari ryo ryose ryemewe hano mu Rwanda. Iryo ari ryo ryose mukaza mukabitagatifuza ngo yego. Mwarangiza ngo habayeho gusaba imbabazi. Iyo usabye imbabazi n'ikiganiro wakoze ntugisiba, ntikikiriho. Ntikikiriho. Ubwo muribwira yuko muri gukora muri kubaka, ahubwo muri kuza ngo abantu ngo banga ibi ngo bagira bate ngo no. Ntabwo ibyo bintu bibaho, ntibibaho. Ariko murabirebereye. Jean Paul yaratukanye, urwego ruribwiriza ruramuhamagaza. Umuntu aricaye ngo uyu muntu ngo baramwanga ngo urwango. Ni gute umuntu akariho nikavugwe, akariho karavugwa. Umuntu nibavuga ibintu yakoze cyangwa yanyuzemo cyangwa ubwe yitangarije, bizaba ikibazo, bizaba intambara. Bimwe biri ahubwo turashaka kumenya ubutabera butangwa gute. RIB iyo mugiye kugenza icyaha mugendera kuki? Jean Paul yaratukanye, muramuhamagaza. Umuntu aricaye avugiye umuntu ko azamumerera nabi, azashyira amafoto yiwe hanze, anabifite akanatangira kubipostinga no kubishyira hanze. Hano mu Rwanda hari abantu bakwiriye gukora ibyaha bakabibazwa, abandi bakabikora bagatagatifuzwa. None mbabaza ikibazo, ninde wavukiye ariko gukunda undi? Nta muntu wavukiye gukunda undi rwose. Ntawe. Ibyo mubyumve munabimenyere. Nta wavukiye gukunda undi. Nta n'uburenganzira n'ubu na bumwe buguhereza n'amategeko ntaga kwemerera ko ntaga gutegeka kunkunda, kuko urukundo ni inema ya Nyagasani n'umutima umuntu yifitiye. Nta hantu mu mategeko handitseho ngo kunda ngo nkunda gutese. Ntago bibaho. Wavukiye kunkunda? Wavukiye kunkunda? Ntago wavukiye kunkunda rwose. Umva, ndashaka kubamenyesha ko nta tegeko na rimwe hano mu Rwanda rihari rigutegeka kunkunda.
ntaryo. None kuki wowe ugomba kwishyiramo gukunda umuntu bitandimo cyane mukunda? Nze nirize warambyaye ngo nkunde, nuramuka nkunze nubu umuntu bukurimo n'uwo mutima, ariko nta tegeko, ariko hari itegeko rigusaba kunyubaha uko byagenda kose, uko byagenda kose. Mu mategeko y'u Rwanda harimo irivuga ngo nkunda, kuko nyubaha, kuko gukunda umuntu ntago ari itegeko, ntaryo, nta naho riri, kuko niyo twajya mu rubanza twabiburana. Nta hantu hari ngo nkunda, never, ntaho. Mu mategeko harimo ngo ubaha. Ntabwo nshobora kugenda ngo mvuge ngo nyakubahwa muyobozi, nyakubahwa mugenzacyaha, uyu muntu nje kumurega yuko atankunda. Oya, ntaho byanditse, ntaho. Umuntu nakora ibidega muri iyi mihanda, nzicara hano mwanike muvuge, mvuga ibyabaye n'ibyavuze. Ibyo byo ntimubitindeho rwose. Ariko kuza ngo ubu ngewe nshobora kuzabyuka n'umunsi umwe nkavuga ngo runaka nta nkunda, gutese biri mu nshingano ze? Yarambyaye se? Ntabwo yambyaye. Muhore mwumve hano ngo Brian, umva rero mbabwire, Brian nabarenzeho kure, aha ni maka mukazana mayibo. Mureke mubanze mwumve amajwi y'umuntu yivugira ngo yabanje kwemererwa amafaranga $100 ngo kugira ngo azavuge ko yaryamanye n'umuntu. Ariko ubundi mbabazi, ubu uko ndyamana n'umuntu mu buriri ninde bireba hano muri iyi mihanda? Ariko ni nishyira ku karubanda, ayo mafoto mukayabona muzanyota. Ariko nta munsi n'uyu numwe wemere, umva hey, ndaho neza, reka nizere yuko abantu bose bameze neza. Ndaho neza, reka nizere yuko abantu bose bameze neza. Njyewe nitwa hano, muri kunyumva? Ariko nk'iyo uri kwandika hano ngo jihad, ngo ukandika hano ngo jihad ngo numutinganyi, ukanabyandikaho hano, mu byukuri natinganye nawe, natinganye na so. Nkubaze, natinganye nawe, natinganye na so? Mbabarira umbwire, nk'umuntu uri kubyandika, natinganye nawe, natinganye na so? Niko nsubiza ye, nsubiza. Hasoni ubundi naba ndiwe bikureba hiki, naba ntari we bikureba hiki? Wategereje foto kazayibona ko amakuru agenda. Ariko birakubabaza, birakubangamira, birakujena. Ni mwamazi, hanyuma birakureba. Mbabarira umugire, mu byukuri koko uko ndyama mu buriri, ariko ifoto nimuyibona hanze, amajwi n'amashusho, muzicare muvuge muti mwarebye. Nabawe mu byukuri ninde bireba ngo ajye gutanga icyo kirego ngo nzamwitabe? ndaho neza, reka nizere yuko abantu bose bameze neza. Njyewe nitwa Rusaro, nta bintu byinshi nshaka kuvuga, ariko ndagira ngo ntange témoignage ntoya cyane y'ukuntu njyewe Yago yampamagaye akansaba yuko nazajya kuri Yago TV show akampa $100, hanyuma tukavuga ukuntu nari ryamanye na DJ Twirane n'ibindi byinshi bitari byiza, birimo guharabika umuntu n'iki. Njyewe rero nyuma naje gufata umwanzuro wo kutazajya kuri Yago TV show kugira ngo mvuge ibyo bintu, kuko ntabwo nzi neza ko nari kuzibabarira cyangwa
nari kuzababarirwa n'umuryango wanjye ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ikintu cya mbere sindi umulesbiyene, rero kubona umuryango wanjye babonye bagiye kuri YouTube kuvuga ko ndi umulesbiyene njyamana n'abakobwa n'ibiki, ikintu cya mbere byari gushyira icyasha ku buzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye. Ibyo byose rero nyuma yo kubitekerezaho nko guhamagara Yago nkamubwira rero ntabwo bino bintu byakunda, ntabwo naza kubeshyira undi mwana, ntabwo najya kuvuga ibintu bitari byo, ndetse ndamuhakanira. Arangije araseka cyane, arambwira ngo ngo nta kibazo, ngo nta kibazo nimba aranze kubikora, ngo ariko ngo ibyo twavuganye bizagume hagati yanjye nawe, ngo ninzagira icyo mbivugaho ngo nzareba ibizambaho. Rero sinzi ibizambaho kuko namaze kubivuga already. Njyewe nari ndambiwe kubona nyine umuntu ashobora kugenda agaharabika abantu bose uko yiboneye just kuko afite utwana turi hanze aha ngaha dufite inzara, ashukisha ubufaranga bwiwe, bakagenda bakavuga nabi abantu bakagira gute. Njyewe ntabyo nakoze. Yago ngenda nishinganishije ninzagira n'icyomba Yago azabibazwe, kubera yuko njye ntabwo nari gukomeza kureberera Yago avuga abandi bantu nabi, abaharabika, abavuga nabi, kandi abantu bavuga yibagirwa ko bagira imiryango, yibagirwa ko bafite aho bakomoka. Ikindi rero njyewe ninzagira ikintu nzaba Yago azabibazwe, kandi abantu bose n'abo bana bandi hari udukobwa turana hanze n'udusore bareke gushukwa n'amafaranga kugira ngo bagende bakore ibintu bibasebya ndetse basebya n'abandi, kubera yuko at the end of the time bizabagarukira. Kuko Yago nta rukundo abafitiye, kuza kuguriza amafaranga ukajya kwisebya, ntabwo uri gusebya we n'umuryango wawe. Iyo niyo nama nagira abana bari gushukwa na Yago, kandi bino bintu nibikomeza, nakomeza gushuka abandi bana, nakomeza kugira gute, ntabwo bizarangirira ahangaha. Kandi ninzagira n'icyo nzanaba nazanye no guhamagara ntera n'ubwoba, anabyumvireho nawe. Niyibeshya kongera kumpamagara ntera ubwoba mbwira ngo uzibeshye ubivuge bizagira uti noneho ndabivuze tuzareba icyo uzankora. aha hakaza umuhungu uheruka guhostingwa ejo bundi, ari kubeshya ngo aziranye na DJ Brian n'ibiki byose. ejo bundi yari ari gusaba imbabazi DJ Brian, you guys, avuga ati ibi ngibi no ni umuntu ngo ushaka kumenyekana n'ibiki byose, mureke muze mu byumve. Ko ikiganiro ushaka kuba utacyakiriye neza, ariko ntabwo naringamije kugusenya. Uyu si wawe ni ngo mu nzahuke, wowe urabona warazahaye ngo urajya guteka amakoko n'amasake ngo yatekere umuntu we cyangwa kugusebya cyangwa kuvuga nabi. Ntabwo nakuvuga nabi, ndakubaha, ndakwemera, ndagufana. Ahahise harahise, ntabwo naringamije kugusenya cyangwa kuvuga nabi. Nari nakoze ikiganiro ngendeye ku batizo wawe, kandi wabonye ko nta bibi nakuvuzeho cyangwa bibi, sibyo ko nabyo mu byo twabanyemo mu buryo bwiza kandi twanatandukanye neza. So rero mbabarire ku bw'icyo kiganiro, ntabwo nenda kugira ahandi nkora ibindi biganiro bikuvugaho. Wihangane kabisa, wihangane. Hari igihe amarangamutima arenga umuntu ukumva ushaka gushimira umuntu bitewe n'uburyo mwabanye cyangwa se uburyo nabivuzemo. So rero mbabarire, gusa ikintu nakwisabira, wenda nakoze ikosa ryo kutabanza kubikubwira mbere, ngo mbe nabikubwira mbere. Ikintu nakwisabira, ndakwinginze Brian, ndakwinginze mfasha, ndabizi umaze kugira izina rikomeye, mfasha kugira ngo wenda sinzagaruka no muri izi nkuru zikuvugaho n'ikimvuga story za wamfashijeho kabyara we, ko nzi kubisabye Sabe Isimbi TV atanyima ikiganiro, kavuga ati uyu muhungu rero ikiganiro yagozeho uyu mugabo twahoze turi inshuti, kandi yari n'inshuti ya Pastor Theogene, wamufashirije ukamuha ikiganiro mugakorana iwawe, tukamurimita kujya akora ibiganiro ahandi hantu, akajya akora ikiganiro hano iwawe. Mfasha Brian, ndabizi ko akanga kuma ikiganiro wabigiyemo, wabimwumvishije. Kandi Brian ukuri uri umwana mwiza tu, uri umwana mwiza, nzahora ngushimira, uri umwana mwiza. Mfasha rero kabisa ku buryo wansabira ikiganiro basi kwasabye ngiye nkorerayo no kuri izi story, hanyuma ntabwo nzongera kuvuga ku nkuru zanjye nawe rwose. Kandi ubisabye Sabe
ntabwo yakanga ko mu kiganiro wabimusabye kuko ndakeka nawe amaze kumenya ko ndi uwabo mu nzahuke mvaye ndakwinginze mfasha mvaye unshakireho ikiganiro sabaga hosting iyi Marine ni idafari uzaba ushyize ku buzima bwanjye ndakeka ndamutse ngize amahirwe yo gukora ikiganiro kwa Sabe niyo nagenda nivugira amateka y'ubuzima bwanjye n'ubuhamya bwanjye gusa birahagije wamfashijeho kabyara we kuraba unyubakiye ubuzima bwa none n'ejo hazaza urabizi ibi bintu nanjye ndabikunda nkunda kubibamo ariko sinshaka gukomeza kubibamo gutya gusa mfasha ungeze kuri uriya mugabo uzaba unyubakiye ubuzima bwiza bwanjye uzaba umfashije ikintu gikomeye uzaba utumye ngera ku nzozi zanjye zaho nashakaga kugera binkorere buriya kandi umbabarire kubw'ikiganiro nakoze wenda nashyiramo montage kuvuga ko nazaga iwawe nawe ukaza iwanjye ariko kuba inshuti yo twabaye inshuti so mbabarira rero mfashe iki kintu rwose umuze n'uriya mugabo sibyo Shaburiya njyewe ikiganiro nakoze ntabwo nageze nkuvuga nabi sinagusebeje ahubwo abo batipe yaramamagaye uwo mutipe bamwita Iva ntabwo nari nzi ko ari kundikodinga amfata amajwi arangije afata ayo majwi nari amafoto baba ariyo bakoresha mu kiganiro cyabo uriya mutipe bita Posi kuko twagiye tugongana mu nkuru zo kwa pasiteri ibintu yavugaga nkaza nkamunyomoza ewana tugira na bifu za danje none rero yabonye ari amafoto ahita abona urwaho uwo muti kuko yarazi ko twajyanaga amakimbirane abamuhaye n'ayo majwi so niyo mpamvu rero tu njye sinayengamije kugusebya sinayengamije kugusenya nta urabizi ndakwemera kandi ndakuba sibyo ko umutipe nyine we yafashe ayo mafoto yarangiza umutipe akamamagara ntazi ko ari kurikodinga amajwi yanjye ari kundikodinga ayo majwi yanjye Shaburiyane rwose wakihanganya ukambabarira ibyo bintu ukabireka koko ko ntarengamije kugusenya niba ubona ikiganiro nakoze imbere nakoranye n'uriya mutipe bita Piyonika sibyo ntabwo nakuvagaga nabi so rero uriya mutipe niba nukuri buriya ndakwinginze mbabarira kuko sinarengamije kugusebya cyangwa kugusenya sibyo uriya mutipe nimba yaramamagaye kuri telefone tukaganira nzi ko ndi kuvugana n'umuntu kuri telefone w'inshuti yanjye bisanzwe yarangiza akandikodinga agafata ibyo yarikodinze akabikoresha mu kiganiro kuko urumva ari njye wakuvuze nabi cyangwa gusebeje nose ikiganiro nakoze nakohereje wabonye hari aho nkuvuga nabi basi ibi ntibizongera mbabarira ubyirengagize wibyegereza umutima ndabizi abari kukwandikira ni benshi babikubazaho ariko wicecekera ubyihoreye nanjye nta kindi kintu nzongera kubivugaho kandi nizeye ko mbabarira kandi ku mbabazi zawe birabimpaye isomo nta muntu nzongera kuvugaho ndetse ibi bintu ndahita mbihagarika mbe mbiparitse mbivemo tu by'imbuga nkoranyambaga reka nizere ko mbabariye ko ngiye kwisubiraho kabisa murebe mwumve iki gicucu cyakoze ikiganiro uri kumva araza avuga yuko ari kumusebya n'ibiki byose kandi yaramugiriye neza arongera tena aragaruka akora ikindi kiganiro aha muri kubyumva mwagiye mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso ibyo bintu byabatwara iki noneho mwumve ikintu yishakiraga ni ugushaka ngo kugira gute ngo kumenyekana iki aha yari yakoze ikiganiro bwa mbere ejo bundi bwa kabiri araza ngo ni ukugira ngo agire gute amenyekane mu by'ukuri kumenyekana ntabwo tubyanze nta n'ubyanze menyekana pe ni byiza ariko ubu waje ukicara ukavuga umuntu ku bihari umuntu iyo ari imihanda kwaba ari imihanda ko hasebe waserutse mu by'ukuri mwebwe mutekerereza mu mano n'ubundi hasebe waserutse turi kumvikana nimba uzi ko waje mu mihanda vayo ariko uraje uzanye ibintu byamvaye nanjye ejo uraje uridramatije ngo ntago nzongera ngo kugira gutya ngo ahangaha ngo narare none ko wasubiriye umva ahangaha harakora iki aha harakora iki iki si ikiganiro yakoze cya mbere yaba atarakora ikindi akagaruka ahubwo kubera iki namwe mwibaza umuntu kubera iki ari kwa sisita ngo bamujyane ngo gukora ikiganiro kwa Sabe mu by'ukuri ngo munzahuke mwarangiza abantu bavuga ngo ibiki n'ibiki
ngo abantu ngo barabanga. Ubu nshobora kwicara hariya mwicara mu kiganiro nkavuga ngo umuntu aranyanga koko. Icyo ni ikintu nshobora kwicara nkavuga ngo abantu ngo no, ntabwo nibaza ukuntu. Ariko nyuma y'ibyo muri mu gukora ngibi mukaza ese mbaze umuntu nimba avuze ibiriho ikibazo kizaba ari iki? Ikibazo kizabaho ni iki? Ntiyagiye akongera agakora ikindi kiganiro hariya, ariko abantu baravuga ukajya kumva ngo akorewe urwango. Ninde muntu hano? Mureke mbabwire, ntabwo twese turi shyashya, mwese hano turabazi, nta muntu w'agafu kivugwa rimwe, ariko mujye mureka gukabya no kubizanamo ibintu by'amacakubiri. Ibintu by'amacakubiri no kwigira abantu niko mwigize abantu bakunda igihugu. Nagiye kubona rero mbona kuko umuntu ukunda igihugu, ese gukunda igihugu bisobanuye kuzana amacakubiri no kumva ko abantu batagikunda. None se ubu ko twese dutuye mu Rwanda mu by'ukuri ukavuga ngo uyu muntu ngo uyu ngo ni inyanga. You guys, umuntu w'inyangarwanda n'umuntu ukunda igihugu umupimira hehe? Umupimira hehe? Umupimira he? Umva, hanze se turi ku Karubanda. Hanze turi ku Karubanda, turi mu mihanda, turafunguye gutya muze tubomorane, dutukane, duhangane, tugere gute, ariko mubikuremo ibintu by'amacakubiri, mubikuremo ironda karere. Mwumve ko abantu baturuka mu karere kamwe mugomba mu karere kagize igihugu cy'u Rwanda atari abanyarwanda. Ibyo bintu nimumara kubyikuramo muze dukine. Si social media se? Si social media? Ubu njyewe rwose mureke mbabwire, nkora ibiganiro ndumva tukavuga tugakomana, ariko kumva ngo uyu muntu ngo abantu baturuka muri aka karere si abanyarwanda, no. Cyangwa nkumva ngo umuntu ngo aranyanze, ngo nimba unyanze wanze u Rwanda. Nimba wicaye ukanyanga ngo wanze u Rwanda, oya, ufite uburenganzira bwo kunyanga, yes, kuko nta tegeko rizagushyiraho kugukunda, ntaryo. Ariko tugaruke ku kintu cya Dabiju. Dabiju akeneye ubutabera kuva yatanga ikirego mu kwezi kwa gatandatu na nubu ngo ibi ni no, ntabwo bibaho. Umuntu yabujije ubwami no ku Karubanda kubiwe nta kihaba. Ahubwo mwarangiza mukaza umuntu ari gutaka ngo bari stand up, muhaguruke natwe twirwaneho. Ntabwo mubizi ko muri jenoside yakorewe Abatutsi hari Abatutsi birwanyeho, barahangana ku musozi barakira, abandi nyine barishwe barumva. Ariko hari Abatutsi bahagaze ku musozi baravuga bati no, birwanaho. Abo ngabo bamwe muri bo baracyariho. Rero niba movement bafite ari yo gushinga amatimu yo kudusebya kuri social media, kujya kuri YouTube ngo kuvuga ngo ntitukigira n'amatimu, barabishyura n'abana babishyurwa, bakaza muri Instagram kukwirirwa bakupeneraliza, bakwica, bavuga ngo ibiki ngo warapfuye. Namwe muze mubananize muri comment. Big Energy, ndashaka kubona imiriro n'imitima hano. Niba uri Big Energy kubana 1230 ndashaka kubona imiriro n'imitima. Niba koko witeguye, niba twinjiye tugiye kwinjira, bajye barasa bombe, natwe tuze tubabwire amakuru yabo dufite, tubabwire ngo bino bintu murimo gukora natwe dufite amakuru. You get?
baragenda bakishyura abo mwicare ejo bundi hari n'amajwi numvise ngo abantu ngo banyweye ngo amata ngo abandi banywa ikigage. Ibyo bintu bisobanuye iki? Ahubwo se ko musoreje ku mogi da, niba bapima urumogi dore nirwo ruri gutuma musara gutya. Wowe uraza gukira n'abana uraje wikuruye ibiki n'ibiki, n'uru rumogi muri kunywa rwabasajije. Umwibwire ko abantu hano mu Rwanda batarunywa, ariko se mubona badatuje badafite itoto bagize gute? Rwabasajije na depression yabo. Baragize ngo abantu ntago babakunda, ngo abantu ntibabakunda. Ibyo bisobanuye iki? Ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe, izo mugo nizo. Ahubwo ngewe icyo mbona niba ngibi byo kuzana kuvangura akarere n'ibiki, nawe siwe n'uru rumogi n'iyi mpeshyi imeze nabi iri buze kuza kubakana. Mumufate mumupima urumogi mumushyire ku mitage muri rihabu, kuko nawe siwe. Baragiza ngo umuntu ngo yasabe kumva ngo kumva jewe ndambe kubona umuntu akanyandikira ngo kubera iki wangu uyu muntu we. Mbaze ikibazo, itegeko rintegeka gukunda umuntu cyangwa rigutegeka kunkunda niri? Kagurwe busha. Abantu bajyaho, abantu umuntu yumve ngo abantu baze nimurebe ibintu muri kwiha do. Bajya bavuga ngo ingabo y'ingore iragushora ntigukura. Simubona ko muri gushyuha gutya? Umunsi zagize uwo zakira muri iyi mihanda, mwese muzihinda. Abanyarwanda mukunda byahiye, mukunda byashyushye, mukunda intambara. Mwabantu mukunda intambara, ariko iyo hajemo ibintu byo kuvangura abanyarwanda mu bandi, aho ho simba mpari. Ndaza mvuga ibyo mvuga, naho ibi bintu by'ivangura mwazanye muzaba mureba icyo bizazana. Ntaho bitaniye nyine, ntaho. Yego wari bwumve njya kwitaba ngo natutse umuntu, wari bwabyumve. Umuntu uzanuka nzamutuka, ntimugire ngo jewe nzaza kubwiriza ijambo ry'Imana. Ntago bibaho. Uzantuka nzamutuka, uzambwira neza nzamubwira neza, ibizaba biri ku karubanda nzabivuga. None se jewe simvugira hanze nk'induru? Ndavuga baba, ndavuga pe. Umuntu uzashaka ko dutukana azaze dutukane akuyemo ibintu by'ivangura. Umuntu uzaza ko mu mihanda tuzahahurira turekura amabombe, ariko kuzanamo ibintu by'ivangura, aho ngaho siho ndi. Aho siho ndi kabisa. Nge rero umuntu uzongera kuzana mu biganiro harimo ibintu by'ivangura, aho ntago ndi kumwe nawe. Aho sindi kumwe nawe. Turumvikana. None se bikwiye ko ari umubyeyi? Kuba umuntu ari umunyabyaha ariko bikwiye ko ari umubyeyi? Nta kintu na kimwe. Kandi ibintu byose umuntu yavuzeho ni ibintu by'amarikodi ya nyuma mwashyize ku karubanda, nkuko natwe dushyira amarikodi yacu hanze kugira ngo muyumve. Mwibwira yuko se umuntu ashyira rikodi hanze kugira ngo ntimuzumve? Cyane rwose tubukozanye hejuru. Ariko umukecuru witwa Jani Gadiera wo mu Bubiligi we ndamwibikiye, uretse gato nzamuhugukira we nze mwereke icyo uko intama zambarwa. Hano mwigize abantu binuzenya. Nge rero ndumva ubwo rero ngo nta bintu muze dutukane mukuremo ibintu by'ivangura, akarere, indeshyo,
igitsina, idini, muze tuvuge duhangane, ibyo ntacyo, ariko ibyo byose mubikuremo. Niyo mpamvu jewe rero umuntu uzajya uza kumvanga n'ibyo bintu ntago tuzabyumvikanaho neza. Oya, ntago bizakunda rwose. Amajwi yanyu turayafite hano. Ubwo se mubwire dufite uwo ngo ni yago uzana wazanye ntago hari amajwi yiwe ari kuvuga umuministiri hano mu Rwanda amuvuga. Amajwi ntahari. Ntituzayazana se. Ego. Tuzayazana uko ntashaka kumushyira hano mu mihanda. Tuzayaza. Ego. Icyitwa amajwi ko muyohereza ra? Ko muyohereza umuntu wigeze uvuga ngo ibiki jugujugu baranga yego urwango umuntu niba kwanga uzikunde, kuko nta muntu waremewe rwose. Umva nanabibabwire hano imbere yanyu, nta muntu hano waremewe, nta muntu ufite utegetswe bashyiraho itegeko ngo nkunde, ntawe. Niyo mpamvu rero ntimukirwe muzangwa abantu ngo urwango n'ibiki, ariko utegetswe, umuntu wese uri hano ategetswe kunyubaha, ariko ntategetswe kunkunda. Muramuki.